Umuririmbyi wo kuramya indirimbo z'Imana no guhimbaza Kamikazi Dorcas ari gutungura abantu benshi cyane, ubwo ku mbuga nkoranyambaga yagaragaye yambaye ikintu kimeze umwenda umeze nka robe de nuit cyangwa umwenda wo kurarana ariko yari ari mu mwuka ari kuririmba indirimbo nziza nawe yahita ikujyana muri mood ukumva uranezerewe. Nagira ngo nze tubashe kuba twakaririmbaho gatoya, ariko ni indirimbo nziza cyane, ariko nagira ngo mbanze mbahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba utameze neza ihanganira ubuzima urimo, niba urwaye, niba ibibazo byose ubona rwose bitagenda neza, ihangane, komera. Nyagasani Yesu arakuzi kandi arakuzirikana. Icya mbere ni ukumwizera ugaca bugufi, warangiza ukamutura ibibazo byawe, kuko buriya iyo wamutuye ibibazo byawe abasha kukumva kandi neza akagusubiza. Reka tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Njye muba muri kubana, hari benshi baba batanze cyangwa baba bumva bambaza izina. Nitwa Joy, ni umukobwa wanyu ubakunda cyane, uzi Imana, uhora ubifuriza ibyiza gusa. Twagiye. Irabizi kwa kundi uba ukangutse ukicara anda cyawe, naho watakambira Imana ukabona ntabwo ikikwitayeho, kubaho ukumva ntacyo bikikumariye, maze ukiheba nshuti. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya bihoraho, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. Mana idahemuka jya uyizera, Mana idahemuka jya uyizera, Mana idahemuka jya uyizera. So murabyumva rero, turamukiye mu mwuka, turamukiye turirimba, ariko uyu muramyi w'Imana niyo ndirimbo yararimo aririmba, ariko ntabwo byari ngombwa yuko nayishyiramo, kuko murabizi amategeko agenga YouTube channel ntabwo biba byemewe, kuko nanjye ndazizi, ngomba kuzibaririmbira mwe mukamwumva mugiye muri modo. So rero baracyari muri Canada, muri Regina, mu gace ka Regina, niho bakiri. Bagiye muri Canada Vancouver, bava Vancouver bajya Indomiti, bava Indomiti bajya Regina. Utwo dukaritsiye twose nitwo barimo, ni karitsiye nyine ushobora kuvuga ngo mu mujyi wa Kigali, Kicukiro, ahantu Nyarugenge, ahantu nk'aho ngaho. Rero murumva yuko bakiri guhimbaza Imana mu ndirimbo nziza zabo, ariko indirimbo yabaye concert, indirimbo yabajyanye n'indirimbo yitwa Yebo. Yebo abantu benshi rero barayizi, ni Kiswahili ndetse n'Ikinyarwanda bivanzemo. Imana yabagiriye neza, irabakuza, ariko icyo nshima Imana nuko bakuze bazi Yesu, bakura bazi Imana. Buriya gukura mu buntu bw'Imana ugakuriramo ni ibintu byiza, kandi ibintu bafite n'agaciro kanini cyane. Ababyeyi barishima, abavandimwe bakishima, abaturanyi bakishima, ndetse n'abababona nabo bakishima. Twe turishima nk'uko turi abafana babo, bamaze kugira ibihumbi byinshi, amamiliyoni abakurikirana, bitewe n'indirimbo zabo nyinshi cyane. Bakuze barangiza kwiga segonderi, donc na kaminuza bazaziga, ariko bari gukorera Imana, bari gukorera umugisha. Rero Kamikazi Dorcas rwose yatunguranye abantu benshi cyane, ahimbaza Imana. Abantu baravuga ati umwana ameze neza, afite Yesu, afite umutima wa kimuntu, kandi afite n'Imana n'ubutumwa bwiza bwo kubwiriza abantu bose bamukurikira. Ndetse na mukuru we nawe ndetse uko tutamuvuga, ariko nawe yagiye akora ibintu byiza, n'ubundi baracyari kumwe, ntabwo bajya basigana, ni abavandimwe bahora bajyana igihe cyose. Rero bagomba kugenda, kuko Imana yabasize amavuta, kandi n'ababyeyi babo nabo barabibona, bakumva abana babo banyuzwe nuko bameze. Byose rero tugomba kuzajya tubibagezaho, tubereka, tubabwira uko biba bimeze,
gatanu kuri gatanu, umunsi ku munsi njye nzaba mpari kuko ntabwo nzajya mbicisha urungu. Reka tugomeze tubifurize kugira ngo bazagire urugendo rwiza hariya muri biriya bihugu barimo, kugeza bagarutse bafashe rutemikirere ibagarura mu gihugu cy'u Rwanda, kandi Imana ijye ibakomereza amaboko, natwe tubakurikira tujye tubona indirimbo zabo twumve turashimishijwe nazo, twumve tunyuzwe nazo. Ayo no ni ibintu byiza rero, kandi ibintu byiza bifite n'agaciro cyane. Ngayo nguko rero umwana wacu Kamikazi Dorcas arafashijwe, kandi uri kubona yuko umwuka umurimo, kandi niyo aririmba niyo avuga ubutumwa uba wumva wuzuye, nawe wowe uri kubibona ukumva wishimiye uko bari kuririmba, wishimiye uko bameze. Imana ijye igomeza ibongerere imigisha, kandi igomeze ibahe imbaraga zo gukora ibyo bagomba gukora, kandi imigisha myinshi ijye ibabaho kuko barayikorera, kandi pe barayikorera cyane. Twebwe abafana babo natwe tuba tubasengera tubifuriza amahoro y'Imana Nyagasani Yesu ajya atanga ajya ababaho uko bwije n'uko bukeye. Buriya usengera umuntu ukunda, usengera urumodo wawe, usengera umuntu wumva ufashijwe, bari ibintu byiza cyane. Sawa bayi, ndabakunda, kandi amahoro y'Imana abane namwe, umugisha w'Imana ubane namwe, mujye muhaha muronke ubwiza bw'Imana bujye bubabaho uko bwije n'uko bukeye. Nibyo byiza, kugira ngo mujye mubasha kubona bya bindi byose byiza Uwiteka atanga, Uwiteka agira neza, kugira ngo mujye mubibona kandi mubibonere ku gihe. Buriya mu buzima habaho inzara, habaho kwifuza ikintu runaka, ariko mu gihe utakibonye ujye wihanganira, uzajya ubibona, kandi bizaba ari ibintu byiza cyane bifite uburemere bwiza, indangagaciro ndetse na kirazira. Byose nzajya mbibabwira, kandi mbibabwire neza cyane. Bye bye, bizu, ndabakunda, amahoro Uwiteka atanga ababeho.